Itangira umukobwa asohoka mu isoko ndetse na mama we. Umukobwa yitwa Adora. Adora yasohotse ahamagara mama we. Mama we nawe ati ese ubwo ntiwantwaza koko? Adora ati mama ni wowe washakaga kugura ibi bintu byose byitwaze. Basaga nk'abasiganira gutwara ibyo baguze ari nako basohoka. Mama wa Adora ati ese imodoka idutwaza igeze he? Adora ati iraje mama, mu minota 2 gusa irabihageze. Ako kanya bakiri muri ibyo haje umugabo uri mu modoka ndetse uherekejwe n'indi modoka yari irimo abarinzi. Ahagarara neza aho Adora yari ahagaze arindiriye imodoka igiye kuza kubatwara. Umugabo yamanuye ikirahure cy'imodoka abwira Adora ati bite? Adora areba ku ruhande agira n'undi bari kuvugisha. Umugabo arongera ati ni wowe ndimo mbwira? Adora ati ni njyewe. Umugabo ati nari ndimo ngenda nibwo nkubonye. Arakomeza ati uri mwiza. Adora ati murakoze. Umugabo ati niba ntacyo bigutwaye twazapanga tugahura hanyuma tukamenyana neza. Adora ati oya ntago ibyo byaba ari ngombwa. Umugabo ati reka nta kibazo wanyemereye. Adora abonye umugabo ari kubikomeza yaramubwiye ati umbabariye wareka nkagenda, nari ntegereje taxi intwara. Ubwo uko abivuga ni nako nigendera. Ibyo byose byabaga mama we arebera ariko ari kureho gato. Yahise avayo yiruka abaje gusuhuza umugabo wari urimo umuvugishiriza umukobwa we ati muraho nyakubahwa? Ati njyewe ndi mama wuriya mukobwa. Umugabo ati uri mama we? Mama wa Adora ati yego rwose uriya mukobwa wanjye yitwa Adora. Umugabo ati Adora? Adorable avuga izina rye ariko ashyiraho akantu ko kuribyinirira. Umugabo abaza mama wa Adora ati none se uriya mukobwa wawe afite imyaka ingahe? Mama wa Adora ati umukobwa wanjye afite imyaka 23. Umugabo ati ni byiza noneho. Arakomeza ati nitwa Chief Koka, ngiyi ikarita yanjye, ati nubishaka uzampamagare. Amuha ikarita ari nako akuramo igifurumba cy'amafaranga arayamuha avuga ati akira aya mafaranga uyagira itike. Mama wa Adora yabyakiriye vuba vuba yishimye bitagira ingano. Chief Koka yaragiye. Mama wa Adora arahindukira abwira umukobwa we ati wabibonye? Ubonye ingano y'amafaranga mpaye ngo nyagire itike y'urugendo? Kandi koko yamuhaye amafaranga menshi cyane. Adora ati ariko mama uriya mugabo uramuzi? Mama we ati kumumenya sibyo ngombwa, dore dufite ikarita ye turahita tumenya uwo ari we nituyireba. Ntibyatinze taxi bari bategereje yarahageze barataha. Bageze mu rugo mama wa Adora atunganya umukobwa we. Adora ati ntiwagakwiye kuba witwaye kuriya. Adora ati nitwaye gute se mama? Mama we ati kuvugisha umuntu kuriya wamusuzuguye. Arakomeza ati sinigeze nkurera ngo ukuru ushira isoni. Adora ati mama mbabarira umpe byibura impamvu imwe yari gutuma nisanzura ku mugabo ntazi. Mama we ati ibyo sibyo nkubwiye, wari kumuvugisha wicishije bugufi usekamo umuha n'ibyubahiro byinshi. Adora ati kuko rero wabonye afite amafaranga nari nkwiye kumwishinzaho. Mama we ati uri umukene se asa n'umutunganya, kuki utamwishinzaho? Arakomeza aramubwira ati sinkubwiye ngo mwishinzeho ariko byibura koresha ubwenge bwawe. Barakomeje baraserera rubura gica. Adora yari afite umusore bakundanaga waho hafi muri quartier ariko w'umukene witwa Chiki. Ariko mama wa Adora ntiyamukundaga kuko yari umukene. Ntibyatinze mama wa Adora yaje guhamagara Chief Koka amutumira iwe. Chief Koka aza mu rugo kwa Adora, bamuha karibu aricara ari kumwe na mama Adora. Mama Adora ati murakaza neza Chief. Chief ati murakoze. Mama Adora yakiriye Chief Koka bicaye baganira. Chief abaza mama Adora ati none se Adora ari hehe? Mama Adora ati yagiye gusura umuvandimwe wanjye. Kumbe Adora yari yibereye kwa sheri we w'umukene witwa Chiki. Chief Koka ati okay.
Barakomeje baraganira. Chief Coker abwira mama Adora ati umukobwa wawe naramukunze. Mama Adora ati ariko nibwo umumenye. Chief Coker ati ariko byatwara umunsi umwe kugira ngo umuntu amenye ko yishimiye undi. Mama Adora ati nibyo koko. Mama Adora arakomeza ati none se niba bitababangamiye nababaza mwaba mufite imyaka ingahe? Chief ati mfite imyaka 32 gusa. Mama Adora ati ariko anisetswa ariko atunguwe cyane ati mufite 30 gusa, ntabwo kuze cyane. Ariko ahemeka iminwa, umugabo mu by'ukuri yarakuze pe. Chief abaza mama wa Adora ati none se wowe ufite imyaka ingahe? Mama wa Adora ati mfite 43 gusa. Barakomeje baraganira ibiganiro biganiro. Chief yaje gufata telefoni ye yoherereza mama Adora kuri telefoni ye amafaranga, ari nako amusezera amubwira ko bazasubira ikindi gihe. Chief yari umugabo utinginga amafaranga, yari umugabo ukize by'agahebuzo. Mama wa Adora ngo arebe kuri telefoni ye abona Chief amwoherereje amafaranga 500. Siwe w'umukene kandi ukunda amafaranga cyane. Yarishimye ashimira Chief, arangije aramuherekeza arataha. Adora yaje gutaha afite ibyishimo bidasanzwe, yinjira mu cyumba cye. Mama we yaraje aramubaza ati umeze ute? Adora n'ibyishimo byinshi ati mama meze neza cyane, mufitiye inkuru itari ivumbi. Mama we ati ni iyihe nkuru umfitiye? Adora ati mama ntiwabyizera, uzi uko Chike ari gupanga kumpropoza. N'ibyishimo byinshi gaseka. Mama wa Adora ati n'uburakari bwinshi, wapi ibyo ntibishoboka, ntabwo Chike yakubera umugabo, uriya ni mwiza kuba umuhungu mukundana gusa, ariko ntabwo yavamo umugabo gukwiriye. Adora ati none se ninde mugabo wavamo umugabo nkwiriye? Mama wati Chief Coker ati uribuka umugabo twahuriye ku isoko, uriya niwe mugabo gukwiriye. Adora ati uriya mugabo ungana na papa? Mama wati yego, ariko si papa wawe. Adora ati ndarahiye izina ry'Imana uriya mugabo sinzigera mbana nawe, ntabwo nareka Chike wanjye ngo ngiye kubana n'uriya mugabo. Adora arakomeza ati ese ubundi mama ukuntu ibi bintu wabishyushyemo wagira ngo yaguhaye amafaranga? Yaguhaye angahe? Adora yarabizi ko mama we akunda amafaranga cyane. Mama wati yampaye 500. Umukobwa wati nari nkatangaye. Barakomeje barashwana cyane n'ubundi bananirwa kumvikana. Bwarakeye mama Adora Chief aramuhamagara amusaba gusohoka hanze. Mama Adora yarasohotse. Chief Coker aramubaza ati uri kubona imodoka iri kuzaho? Mama Adora ati ndayibonye. Chief Coker ati iyo modoka ni ya Adora, nayiguriye Adora. Mama Adora agira ngo ari kurota, arishima ashimira Chief Coker. Ako kanya uwari uzanye iyo modoka yavuyemo azanye impapuro zayo ndetse n'urufunguzo rwayo rufunze mu kakado gafunze neza. Uwari uyizanye abiha mama Adora avuga ati Chief yavuze ko iyi modoka ayiguriye Adora. Mama Adora ati yego rwose ndabizi cyane, ari nako yakira urufunguzo rwayo ayinjiramo. Ni nako sheri wa Adora w'umukene witwa Chike acyuye Adora mu kamodoka gato gashaje iwabo. Barebye neza babona imodoka y'umuzinga iparitse iwabo itatse. Chike ati iriya modoka nziza mbona iparitse hariya ni yandi? Adora ati nta makuru mfite. Chike ati birashoboka ko ari umuturanyi wanyu waguye kwikwaca. Baraseka ntibabiha agaciro. Adora asezera sheri we arangije aragenda. Adora arimo asatira umuryango w'iwabo yumva ihoni riravuze cyane riranamukanga. Ako kanya ikirahure cya ya modoka yabonaga y'umuzinga iparitse iwabo kiramanutse, abona ni mama we uyicayemo. Mama wati humura wikwikanga, iyi modoka ureba nicayemo ni yawe, muri make ni yacu. Adora ati mama uravuga ibiki? Mama wati reka mvuge ko marayika w'Imana yatubonekeye. Adora ati uravuga ibiki mama? Mama wati icyo mvuga marayika w'Imana yabonekeye muri Chief Coker arangije atugurira iyi modoka. Adora ati mama iyi modoka imusubize, nta kintu nshaka kimuturutseho. Mama wati uri umusaza ariko? Ati umugabo yikura imodoka ayikuguriye none ngo nyimusubize?
Arakomeza ati kuki abana b'iki gihe ari indashima? Adora ati mama musubize ibye pe. Mama we ati ariko namaze no kumushimira ntabwo nayimusubiza ngo bikunde. Adora yinjiye mu nzu n'umujinya mwinshi ajya mu cyumba cye. Mama we yamusanzeyo amuhereza imfunguzo z'iyo modoka. Adora arabyanga. Mama we aramubwira ati basi fata telefoni umushimire gusa. Adora nabyo arabyanga. Mama we abonye umukobwa we akomeje gutsimbarara atangira kurira, ari nako amubwira ati mwana wanjye ni ukuri ushatse wanyumva, kuva papa wawe yapfa ntabwo nigeze nshaka, iyo aba narashatse nifitiye undi mwana ntabwo nari kuba mbayeho meze gutya. Adora abyumvise agira impuhwe, arangije aramubwira ati oke ngiye kumuvugisha ariko ni ukumushimira gusa byonyine. Mama we ati urakoze cyane. Amarira sinamenya aho anyuze. Adora yahamagaye Chief aramubwira ati mbahamagaye ngo mbabwire ko mwakoze kubw'imodoka mwaguriye mama. Chief ati ntabwo nayiguriye mama wawe, nayiguriye wowe. Adora ati oya ntacyo yayikoresha. Chief ati ubwo noneho bivuze ko ukeneye indi modoka. Adora ati oya njye meze neza nta modoka nkeneye. Adora yahise akupa. Chief aho yicaye yibwira ati agakobwa kihagazeho gusa, atariko ntacyo nzategereza. Aca umugani uvuga ngo imbwa yihanganye nijya igufwa ribyibushye. Ntibyatinze Adora yagiye kureba sheri we w'umukene Chike. Aramubwira ati hari ikintu nshaka kukubwira. Chike ati mbwira niki? Adora ati uribuka cya gihe unyuye mu rugo tugasanga imodoka iparitse iwacu? Chike ati yego ndabyibuka. Adora ati iriya modoka wabonye yari iyanjye. Chike ati gute se? Adora ati tujye guhaha njye na mama ejo bundi twahuye n'umugabo ambwira ko yankunze. Ati ariko nukuri njyewe simukunda, simwitayeho na gato, uwo nkunda ni wowe nta wundi. Chike ati mama wawe se? Adora ati mama niwe wamwishimiye ariko njyewe simwitayeho. Ati nukuri kanafite n'ubwoba disi ko ibi byatuma ashwana na sheri we. Chike ati ntabwo natuma hari umuntu kuntwara, nzakora uko nshoboye. Bikomereje urukundo rwabo nk'ibisanzwe. Ntibyatinze Chief yagarutse kwa mama Adora. Chief yicaye aganira na mama Adora. Ako kanya Adora barinjiye. Adora akibona Chief isesemi iramwica ariko ntiyabimwereka, ahita amusuhuza ati mwiriwe neza nyakubahwa. Chief ati mwiriwe Adora amubyinirira. Adora asa n'ushaka kugenda ngo yigire mu cyumba cye. Chief aramuhamagara ati se ntiwama byibura iminota 5 tukaganira? Adora ashaka kwanga ariko mama we amwicaza ku ngufu. Chief abwira Adora ati naragukunze. Adora ati njyewe sinkukunda kuko mfite sheri. Chief ati nta kibazo ariko twaba n'inshuti. Adora ati nibyo nabyo ntibyashoboka. Adora arakomeza ati mureke ngende rero ndabona iminota 5 mwansabye irangiye. Yarahagurutse aragenda. Mama we asigara amusabira imbabazi ati uriya mukobwa rero wanjye ureba yakurikije se gufunga umutwe ariko ihangane n'ukuri bizaza. Chief ati nta kibazo njyewe nzi kwihangana. Nk'ibisanzwe Chief mbere yuko agenda asigaye yoherereje mama wa Adora miliyoni y'amafaranga kuri telefoni ye. Mama Adora akomeza kwishima. Chief yaragiye. Ntibyatinze sheri wa Adora w'umukene yaje gukorera surprise Adora maze amwambika impeta. Bari guhoberana habahinjiye abapolisi bafite imbunda bahita bafata Chike bajya kumufunga bamushinja ibyaha by'ubutekamutwe. Adora ibibaye biramucanga ayoberwa uko bigenze, ahita yirukanka mu cyumba cye. Mama we abaraje abona umwana asa n'uwataye umutwe, arangije aramubaza ati bimeze bite? Mama we akomeje kwitegereza abonye ku rutoki rw'umukobwa we hariho impeta, ahita amubaza ati ntumbwire ko yagupropoje? Adora ati yego yabikoze. Mama we ati kubera iki wamwemereye nyuma y'ibintu byose nakubwiye? Adora ati mama akimara kunyambika impeta polisi yahisiza iramutwara ijya kumufunga imushinja ibyaha by'ubutekamutwe, sinzi ngo bamujyanye he, sinzi ngo ni bande bamutwaye. Mama we ati ntakubwira ko uriya muhungu
ari nta kigenda, njye nari narabibonye kera kuva ukimunyereka. Adora ati mama, Chike baramubeshyera, ndabizi neza, vuba aha araza gufungurwa kandi tuzakora ubukwe kandi nta n'icyo uzabikoraho. Mama we ati muzabukorera muri gereza ariko. Barashwanye nk'ibisanzwe. Ntibyatinze Adora yakomeje gutegereza ariko yarihebye cyane. Umunsi umwe bicaye na mama we, umuntu arakomanga. Mama we arisetsa ati reka njye gufungurira umuntu uje. Nta wundi yari Chief Coker. Adora akimubona ashaka guhaguruka ngo yigendere. Chief ahita amubwira ati buretse. Aramwegera ashaka kumukoraho ariko yibuka ko umukobwa atamukunda. Ahita amubwira ati nzi aho Chike ari. Adora ati uravuga ibiki ngo uzi aho Chike ari? Chief Coker ati mama wawe yambwiye ibyabaye, nibwo nahise ngira abo mpamagara bahita bambwira aho aherereye. Ati ariko arashinjwa ibyaha bikomeye cyane. Adora akibyumva ahita afata amaboko ya Chief Coker amusaba ko yamugeza aho sheri we ari. Bwari ubwa mbere umukobwa amukozeho. Baragiye kuri sitasiyo ya polisi bazanye Chike. Ubwo Chief yari yicaye aho hafi. Umupolisi asomera Chike ibyaha byose aregwa. Arangije amubaza niba abihakana. Chike avuga ko atabihakana ariko asaba imbabazi. Kumbe koko umuhungu yari umutekamutwe. Umupolisi amubwira ko imbabazi zitagarura miliyoni z'abaturage yibye. Anamubwira ko bagiye gufatira ibye byose akanatanga amande ya miliyoni 15. Chike yaratakambye avuga ko aya mafaranga yose atayabona. Umupolisi amubwira ko ibyo bitakozwe afungwa nta kabuza. Ako kanya Adora yarinjiye. Kumbe ibyo bavugaga byose yarabyumvaga. Mbere yuko dukomeza guys, mukore subscribe kugira ngo channel izamuke. Chief Coker ndetse n'umupolisi barasohotse basiga Adora na Chike ngo baganire. Adora abaza Chike ati numvise ibintu, mbabarira umbwire ko atari byo. Chike ati narabeshye, umbabarire, akazi nakubwiraga nakoraga siko nakoraga. Adora ati warambeshye, wari ugiye kubana nanjye umbeshya. Chike ati umbabarire, nashakaga kugira vuba, nari maze guhaga abantu banserereza ngo ndi umukene. Ati nukuri nari ngiye kubikubwira mbere yuko dukora ubukwe nkahita nanabireka. Adora ati uri umunyabyaha ariko. Chike ati ahubwo nukuri mfasha, bagiye kumfunga ninatanga miliyoni 15 bafatiriye ibyanjye byose, ntago nabona ayo mafaranga. Adora ati miliyoni 15? Bakiraho iminota babahaye irarangira. Adora yaratashye byamucanze. Bukeye Adora asohoka yiruka iwabo aje kureba Chike yarahagaze hafi y'iwabo munsi y'igiti cyaraho hafi. Adora ahobera Chike aramubaza ati natunguye kubona umamagaye, byagenze biti? Chike ati ndagushimiye cyane mbere na mbere, atariko uze no kunshimirira cyane Chief Coker niwe wanyishyuriye ya mafaranga kugira ngo bandekure. Adora ati gute yayakwishyuriye? Chike ati ahubwo nyemerera nkusabe ikintu kimwe. Ati nukuri ndakomerewe cyane, nta kintu mfite, nta naho nahera, mbabarira umpiye mete ya fiancé ndari nakwambitse uyimenge kuyigurisha ndebe ko nabona udufaranga tuntunga. Adora yakuyemo ya mpeta yari yamwambitse ya fiancé arangije arayimuha. Chike arongera ati waretse nkagusaba kandi kantu kamwe gusa. Ati kuva ubu ngubu uri sheri wa Chief Coker wamunsabiye udufaranga nkongera kuri aya mafaranga y'iyi mpeta. Adora yahise yivamo urushyi rumwe rwiza akubita Chike arakaye cyane anababaye bitagira ingano. Byarangiye asanze koko ibyo mama we yamubwiraga ko Chike adashobotse abonye ko ari byo, kandi koko biriya byari ububwa. Adora asiga anabwiye Chike kumwibagirwa ntazongere kumuhamagara ukundi. Hashize amezi 3 ibyo bibaye. Adora atashye mu rugo iwabo ananiwe cyane asa n'uwacitse intege. Mama wati uraje, byagenze gute? Adora ati kampani ya mbere nasabyemo akazi bambwiye ko bazongera bakampamagara, iya kabiri nayo
bambwira ko bamaze kwangaja nazaza umwaka utaha. Mama we ati nturebe ibyo nkubwira, ati yaba waremeye akazi Chief Coka yagushakiye ubu wari kuba uri umukozi umeze neza cyane. Adora ati ibyo rero nibyo nanga, ati nashaka kubyikorera, ndashaka kugira ikintu nikorera bwa rimwe. Ako kanya bakiganira umuntu yarakomanze. Adora ananiwe cyane aramubwira ati injira ntabwo hafunze. Adora agiye kubona abona ni Chief Coka umuzaniye n'impano. Gukomeza kuza unzaniye impano ntabwo nkukunda. Chief ati ndabizi ariko sinarekera kukwirukankaho. Adora ati ariko uri guta umwanya. Chief ati mfite umwanya uhagije nzagutegereza. Arakomeza ati urasa neza ariko nanone ugasa nk'unaniwe. Arakomeza ati waretse nkakwitaho. Adora ati igisubizo cyanjye kizahora ari cya kindi. Chief ati okay, narinje kukureba ngo narebe nako gasura kawe keza ubundi nigendere. Chief yarigendeye. Umunsi umwe mu masaha ya nijoro Adora yicaranye na mama we. Mama wa Adora yabwiye Adora ati mwana wanjye wakwemeye ugakingirwana na Chief ko uriya mugabo agukunda kandi akize, maze ibintu atunze bikazajya mu biganza byawe. Adora ati mama none si byiyumvo byanjye. Mama we ati mwana wanjye urukundo ruzaza gahoro gahoro, ati nukuri emera ukingirwane na Chief Coka. Urashaka ko mfukama koko? Uko yabivugaga ni nako yararimo ararira. Adora abonye mama we arira anapfukamye amubuza gupfukama, arangije abwira mama we ati okay ndabyemeye ko dushyingirwana. Mama we yarishimye cyane ashimira umukobwa we ati urakoze mwana wanjye, dukiza ubukene ntibuzongera kutubona ukundi. Ati kandi mwana wanjye sinzatuma wicuza iki cyemezo ufashe. Ntibyatinze barabanye koko. Umunsi umwe Chief avuye mu rugendo rw'akazi aje gusuza umugore we Adora. Chief ati naje mugore mwiza. Adora ati waje? Baramukanyije baganira. Sinzi uko Adora yagiye mu kabati agiye kurebamo ikintu, hahita hagwa agakombe karimo ibinini. Chief arabibona arangije ahamagara umugore we ngo aze baganire. Chief ati natekerezaga. Adora ati watekerezaga iki mugabo mwiza? Chief ati nibazaga niba witeguye ko twatangira kubyara. Adora ati oya ntabwo niteguye kubyara nonaha. Chief ati nta kibazo, ahubwo nakuzaniye impano, nakuguriye ubutaka ahantu uzabukoresha icyo ushaka. Adora yarishimye ndetse ahobera umugabo we mu rwego rwo kumushimira. Adora yicaye na mama we iwe baganira. Chief yaje kubareba ngo asezere umugore we yaragiye mu kazi. Ariko umuhobera afatwa n'indwara arakorora cyane asa n'ugize ikibazo gikomeye cyane, bahita bamujyana kwa muganga. Chief yaje koroherwa yicaranye na muganga. Muganga areba mu gakapu Chief yabikagamo imiti ye ya pressure yajyaga afata. Arangije aramubwira ati Chief iyi miti uri kunywa siyo twakwandikiye, ucunge neza hari umuntu waguranye imiti twaguhaga aguha iguhuhura. Muganga ati none se ninde ugera ku miti yawe? Chief ati ni umugore wanjye ndetse n'abamfasha imirimo yo mu rugo. Muganga ati ni ukwita ku miti yawe kuko bigaragara ko hari umuntu ushaka kukwica. Chief ati muga ngiye kubikurikirana neza ndaza kumenya uwo muntu ushaka kunyivugana. Ntibyatinze bicaye ku meza Adora, Chief ndetse na mama Adora ariwe nyirabukwe wa Chief Coka baganira. Chief ati nukuri ndashima Imana kubw'ubuzima bwanjye. Adora ati nukuri ukwiye gushima Imana kuko cyagihe wari uduciye mu myanya y'intoki. Chief ati arakomeza ati ndakomeye kurusha uko mubitekereza. Mama wa Adora ati nukuri urakomeye kandi Imana izagufasha urambe. Chief uko mama Adora avuga ibyo niko we ari kwibuka ibyo yabonye kare. Kumbe Chief yari afite kamera zo mu nzu ariko zitagaragara. Yagiye kureba amashusho yafashwe na kamera asanga umuntu wahinduranye imiti ye ni mama wa Adora ariwe nyirabukwe we. Chief aho bari bicaye aho nta kintu na kimwe yavuze, ahubwo yahise abwira mama wa Adora ati mabukwe ngiye kukohereza mu cyaro kujya gukurikirana ukuntu bari kukubakira inzu yawe, batazakubakira ibintu udashaka, dore nge nta mwanya nkigira uhagije. Ati kandi ntugire ikibazo ndakohereza $3,000,000 kuri konti yawe zizaba zigufasha mu gihe uriyo kuko uzamara igihe kinini.
nyirabukwe yarabyemeye, si ukunda ikwaca kubi. Bwarakeye aba bodyguard bafite ibikapu bya mabukwe wa bosi wabo bamuherekeje. Adora mbere yuko nyina agenda aramuhamagara, arangije aramubwira ati mama, njyewe ntabwo ibi bintu nakomeza kubibamo. Mama wa Adora ati iki se kandi? Adora ati mama, ntabwo nakomeza kuba muri mariage nta rukundo, ntabwo nkunda uriya mugabo. Tubigenze gute? Adora ati mama, ndashaka gatanya. Mama we ati ibyo ntibishoboka, ntibizigera binashoboka. Atariko uwa mwana we, urashaka kumera nkanjye washatse so ari umukene, mvuga ngo azagera igihe akire akarinda apfa ari umukene? Ati ibyo ntibishoboka, ntibizigera binakunda. Adora ati mama, ariko iki ni icyemezo cyanjye, ubu n'ubuzima bwanjye. Barashwanye, umukobwa arikubita asa n'ugiye n'uteye umugongo mama we. Mama we afatwa n'indwara ahita yikubita hasi asa n'uguye igicuri. Bahise bamujyana kwa muganga igitaraganya. Chief ndetse na madamu we Adora bari kumwe na muganga. Adora abaza muganga ati mama ameze ate? Muganga ati mama arwara umuvuduko. Ati kubwo kutita ku burwayi no kutamenya ko aburwaye bwaragiye burakura cyane bumutera stroke, niyo yatumye yikubita hasi kuriya. Ati twagerageje uko dushoboye, ariko reka tubihanganishe, mama ntabwo yabashije kubaho. Mama wa Adora nuko yapfuye. Adora yicaye mu rugo iwe, umugabo we yaraje aramubwira ati Imana ishimwe ko umanutse ukava mu cyumba, uzi ko umaze ukwezi kose utaza muri salo. Mbere yuko dukomeza guys, ndabibutsa gukora subscribe. Adora Disi yari yarihebye cyane, aracyari mu gahinda ko kubura umubyeyi we. Chief abwira umugore we ati nsaba icyo ushaka cyose ndakiguha. Adora ati ndashaka gatanya. Chief aratungurwa cyane ati ye, kubera iki? Adora ati kuko ntagukunda, sinakomeza kubaho nkubeshya. Chief ati ndabizi, ariko ngo umbeshya wari wumva se mbyinubira? Ati nta kibazo, komeza umbeshye, ariko wigenda gumana nanjye. Adora ati wambwiye ko icyo ngusaba cyose uri bukime. Chief abona umugore we yamaramaje. Bwarakeye Adora arambara n'ibikapu aza gusezera Chief. Adora ati ndagiye, nta kintu na kimwe ntwaye, haba inzu, haba ibibanza ndetse n'imodoka, yewe n'amafaranga. Chief ati wabitwaye se ko byose ari ibyawe? Adora ati oya, ntabyo ntwaye. Chief ati nakoherereje miliyoni 100 kuri konti yawe, nagusabiye n'akazi muri Minisiteri ya Finance kugira ngo bizagufashe mu rugendo rwawe rw'ubuzima. Adora aratungurwa cyane ati nyuma yuko nkubwiye ko ngiye kugenda nkaguta, umpaye ibi byose ni ukubera iki? Chief arahaguruka aramwegera, arangije aramubwira ati nuko njyewe iyo navuze ko nkukunda mba nkukunda koko. Ati wagenda utagenda ndagukunda cyane Adora. Adora byaramurenze, agiye kugenda bimwanga mu nda, ahita amuhobera asa n'umushimiye, arangije aragenda. Adora yaratashye iwabo, ageze mu rugo yicaye mu ntebe akajya yibwira ati imodoka ebyiri. Ati ndibuka mama turi hafi kurwana kubera ya modoka ya mbere wari wanguriye. Ati none nyuma yuko musize arakeshaka kundinda. Ubwo aravuga Chief Koka ati ariko ubanza mama ibyo yambwiraga koko ari ukuri. Atahari ubanza mpuze nirukankana urukundo rumwe rubabaza, ariko mpunga urukundo rumwe rurinda. Aturiya mugabo nshobora kuba ntamukunda cyane, ariko iyo ndi kumwe nawe mba numva amahoro, umutuzo, numva ndinzwe. Arakomeza ati biratangaje cyane ukuntu mama yajyaga avuga ko Chief abura izuba rimwe kugira ngo apfe, akadusigira ibyo atunze byose, none akaba ari we wamubanjirije. Ibyo uko abivuga niko asuka amarira yibuka nyina. Chief yicaye iwe ari kwinywera icyayi, yumva umuntu aramuhamagaye ati mugabo wanjye. Chief arikanga cyane, arebye abona ni Adora ugarutse. Adora yahise aza yirukanka cyane aramuhobera. Chief abaza Adora ati Adora ko uri hano? Adora ati umbabarire kuba naragiye,
ntabwo nari nkwiye kugenda. Chief ati niki gitumye uhundura intekerezo zawe? Adora ati nafunguye amaso ndetse n'umutima wanjye urafunguka. Ati ntumbaze n'igihe natangiriye kugukunda. Chief Disi ibyishimo byaramurenze abwira Adora ati ni wowe mugore uri inyuma y'umutima wanjye ndetse n'izindi ngingo zose z'umubiri wanjye. Ati ndagukunda Adora. Adora nawe ati nanjye ndagukunda. Ati ariko hari ikintu kimwe nifuza kugusaba. Chief ati nsaba icyo ari cyo cyose gipfa kuba utansabye kongera kugenda. Adora ati oya ntabwo ibyo nabigusaba kuko sinzongera kugusiga. Ati ahubwo ndashaka kugusaba ntuzapfe vuba. Ndashaka ko uzajya ufata imiti yawe neza kandi ku gihe. Ati kandi ndifuza ko twatangira kubyara. Chief yarishimye cyane. Barangije bariyunga naho filme yarangiriye. Guys, ndacyabasaba gukora subscribe.